JNTV Show. Reka mwifuriza amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri GNTV Show. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko kundi biganiro tukugezaho. Kuri ya gahunda yo kugezaho ubusobanuro bw'amazina, uyu munsi tugeze ku izina Miley. Miley ni izina ry'umukobwa utangaje. Iri zina ryakoreshejwe bwa mbere n'umusizi witwa Frederick mu mvugo we, aho umuntu w'imena uba uvugwa aba yitwa Mileo. Hari mu mwaka w'1859. Iri zina rikaba risobanura gushima. Noneho reka dukomeze turebere hamwe imiterere ndetse n'imimerere y'abitwa ba Miley. Miley ni umukobwa utangaje. Ntiwapfa kumenya ikimubabaje cyangwa se ikimushimishije. Miley akunda ubukire, aba yumva yaba umugabo, akunda kwigenga kandi ashyira inyungu ze imbere ya byose. Aba yumva yaba uwa mbere muri byose kandi agakunda kwishingikiriza ku bantu bagira icyo bamumarira. Miley gufata imyanzuro biramugora, ariko agira amarangamutima menshi cyane iyo ari umuntu abonye afite ikibazo. Agira agahinda kenshi iyo hari ibimubayeho bikomeye, ariko akagerageza kubirenzaho agaseka. Miley iyo akiri umwana gakunda kwica intege no kumva ko abantu bamusuzugura. Aba ari umunyamahane ariko akunda abavandimwe be cyane. Iyo ubuzima bwe bujemo kirogoya ashobora gucika intege cyane ndetse akarekeraho gukurikira inzozi ze kuko aba akeka ko byarangiye. Noneho reka turebere hamwe ibyo Miley akunda. Miley ngakunda kuba umuyobozi ku buryo ngo aba yumva yaba umuyobozi bose bareberaho. Miley kandi akunda ibikorwa by'urukundo bijyanye no gufasha. Miley ngaharanira kuba inshuti y'indahemuka kandi agira ibanga cyane. Miley kugira ngo umenye ikiri ku mutima we ngo ntabwo ari ibintu byoroshye na gato. Icyo wamenya kuri Miley nanone, Miley ngo kuba umubyeyi biramugora kuko ngo kuri we kwigwizaho ubumenyi n'inshuti ngo aba yumva bihagije. Ngo ni umunyamatsiko cyane kandi kwiyungura ubumenyi cyane ngo iyo ari we wiyigisha. Mu rukundo kandi ngagira amategeko menshi, aba ashaka ko ibitekerezo bye ari byo bigenderwaho. Miley imirimo ngaba yifuza gukora ni ibijyanye kuyobora, ibindi bijyanye no gukoresha ubwenge no kwigisha ububanyi n'amahanga ndetse n'amategeko. Nawe niba hari izina wifuza ko twagusobanurira, wabinyuza munsi ahagenewe kwandika ibitekerezo maze tukazagusubiza twifashishije ubushakashatsi. Reka dushimire umukunzi wacu watubaje ubusobanuro bw'izina. Nawe niba hari undi uzi witwa ko wahera kumusangiza iyi nkuru maze akimenya kurushaho. Niba utarakora subscribe ukande kuri buto y'umutuku byanditseho maze ukurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera, izindi nkuru zose tuzajya dukora zizajye zikugeraho ku gihe. Iyi ni GNTV Show, naho njye ndi Jean Paul. Turabashimiye.